kara twakoze ejo kari agace ka mbere k'isengesho. Reka turebe isengesho nyakuri rimeze rite, isengesho nyakuri risengwa rite, isengesho nyakuri ritera rite, ese ni gute twasenga by'ukuri, ese ni gute twakihuza n'umucyo, ni gute twakihuza n'umuri, ese ni gute twakwepa umwijima, ni gute twakanga icyo cyiswe satani, ni gute twakurikira icyo cyiswe imana, ni gute twakurikira ijuru, ni gute twahunga kuzimu, ni gute twakwepa urupfu, ni gute turaza kubisobanukirwa rero. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi b'igiti cy'ubwenge, inshuti bakunzi ba Ubaka TV, reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi b'umucyo, reka nongere inshuti bakunzi b'ukuri, inshuti bakunzi wa kuno turi hano ni kwa Mpuzansibo, ni kwa Rwangambibi. Imbibi zaje ku bw'ubukorone, imbibi zaje ku bw'ibintu byose, ni nuko n'amadini yaje. Ubundi twabaga mu itora, abantu bose twari turiho turi umwe, twabaga mu itegeko rimwe, itegeko ryo kuba hano, itegeko ryari, itegeko rya ndiri, uri, turi, muri, bari. Reka turebe uko kuntu isengesho ry'ukuri ryaba rimeze, cyangwa se isengesho nyakuri. Mu muco wa kera isengesho ryari umuyoboro uhuza umutima n'imbaraga zo mu nda, cyangwa se zo mu mutima cyangwa zo mu muntu. Si amagambo gusa, ahubwo ni kwinjira mu mutima, kumva imbaraga ziri imbere yawe no gusabana n'icyo uri cyo imbere. Icyo ni cyo isengesho nyakuri ryari bivuze, cyangwa gusenga by'ukuri. Isengesho nyakuri rihuza ubwenge, umutima n'umwuka. Muri kubyumva? Ntirigira agahato, umuntu avuga icyo yumvise mu mutima atari amagambo y'abandi. Ryari nko kuganira n'imbaraga iri mu muntu aho gusaba ibivuye hanze. Umukongo yagiraga ati, isengesho ni uruzi rutemba imbere, utarwinjiramo ngo ugere ku rusumo. Amagambo y'abandi ni amazi y'imvura atinda agashiraho. Muri kubyumva isengesho ry'ukuri ikintu bivuze. Uburyo bw'abakoroni rero, cyangwa abakoroni, reka turebe ikintu bazanye, reka turebe ikintu basenye, reka turebe icyo bifuzaga, reka turebe icyo bangaga iyo tugumya tugasenga by'ukuri, reka turebe impamvu baje batuha amagambo barayatwandikira tukajya dusubiramo tukayaboroka tukajya tuyasubiramo dusinziriye. Kandi mu gice cya mbere cy'inyigisho twabonye icyo gusenga usinziriye byangiza icyo biri cyo. Abakoroni baje babona isengesho ry'Abanyafurika rifite imbaraga, ryuzuye ubwenge n'ubusabane. Babona ko iyo abantu basenga bazi icyo bavuga, bahagarara ku butegetsi bwabo bwite. Kandi muribuka ikintu cyari kibazanye n'iki? Twambura ubutegetsi. Bari baje kugira ubutegetsi bwacu ubwabo. Ubwo urumva ntabwo abategetsi bari kubagira ababo ngo abaturage babe bakiri ab'igihugu cyangwa Abanyafurika, twagombaga kuba ababo bakoroni. Nibwo bashyizeho uburyo bwo gusenga usinziriye, gutoza abantu gusubiramo amagambo atari ayabo, amasengesho yanditse, indirimbo zaciye ku rwego rw'isi. Kubabuza kwinjira mu mutima, ahubwo bakajya mu mvugo gusa. Murabyumva? Kubabuza kwijyamo, kubabuza kwinjira mu mutima, kubabuza kugeraho Imana iri, kubabuza kugeraho ukuri kuri, ahubwo bakajya bumva, bakajya mu mvugo gusa. Ibyo gukangisha abantu ko isengesho ryabo bwite ritumvikana, ahubwo rigomba kunyura mu buryo bwemejwe n'abakoroni. Niba usenze ngo uri gusenga nyabingi, uri mu badayimoni, uri muki, ibyo byose ibintu byacu babigira ibishitani, babigira ibintu bya shayitani. Batubwira ko ibintu byabo ari byo bintu byemewe gusa, ari byo bintu byiza. Ibi byabaye nk'urusenga rutoza abantu kurya ibivangiye, bakibagirwa ibyo bateguraga mu nzu, mu ngo, mu mazu, mu bicumbi byabo. Ubwo urumva nyine kwari ukugira bimukire muri ibyo by'abakoroni. Umukongo yagiraga ati, abakoroni batumye abantu basenga baryamye kugira ngo iyo basinzirijwe n'amagambo ubwonko bwabo butazibuka uburenganzira bwabo. Muri kubyumva? Kandi bikoko ni ibintu byoroshye. None se wafashe ko nyine Imana iri hanze, wafashe ko ibintu byose ukeneye ntawe bihuriye nawe, ugomba kujya kubishaka, wakibuka uburenganzira bwawe uti
none se wabwiye ko ariko kuri kandi ibyo bintu ari byo ugomba gukurikirana? Urumva bagukubita, bakuzirika, bakubwira ko nyine ugomba kuba inshuti y'umusara, ibyo bintu bikaka, ibyo bintu bishara, ibyo bintu byawe urabyemera nyine kugira ngo ubone ijuru niba ari ryo ushaka, keretse niba utarikeneye. Kandi abangaga ibyo bintu ibyabagaho murabizi. Inzira yo gukanguka rero, reka mbarangire intsinzi y'ubugoryi, reka mbarangire inzira yo gukanguka, reka mbarangire inzira yo kumenya. Kugira ngo umuntu asubize isengesho mu murongo nyakuri, agomba kumenya icyo asaba, ntusabe gusa uko wabyumvise. Saba icyo umutima wawe ukeneye. Icyo si kimwe kuvuga amagambo aba mu mutima atari mu gitabo gusa. Ijambo ry'umutima rifite ububasha kurusha ijambo ry'igitabo utumva. Niyo mana yabo utumva, n'iryo juru ryabo utumva, nuko kuzimu kwabo utumva, n'uwo shitani wabo utumva. Ahubwo saba ukurikije ibikuri mu mutima, kuko umutima wawe ni urimo ibyo ukeneye, ni urimo ibyo ushaka, byose biri muri wowe. Icyo ni icya kabiri. Gusenga uri maso utari mu buruhukiro bw'ibitekerezo. Gusenga ari uguhagarara mu kuri, kumva imbaraga imbere yawe. Ibyo hagarara mu kuri, usenge, wumve imbaraga iri imbere yawe, nibwo urasenga uri maso utari mu buruhukiro bw'ibitekerezo. Kandi nibwo uramenya icyo usaba, nibwo urasaba ikikwiranye nawe, nibwo urasaba ikigukwiriye, kuko niba uri maso nyine uraza kumva icyo ushaka. Ntabwo ari kwa gusubiramo amagambo bakubwiye aguha mu butima, aho mu bwenge, aho mu intekerezo zacu. Icyo ni icya gatatu. Kwibuka ko Imana atari iy'ahandi, ahubwo iri imbere muri wowe. Iyi niyo ntsinzi y'ubugoryi ikomeye, iryo zingiro ry'ibintu byose, kumva ko Imana iri muri twe, itari ahandi, itari hanze, atari kujya kuyishakira mu bihanamanga naye hose. Sibyo? Umukobwa yasigaga ati, iyo yasigaga, kanguka usenge usinziriye, kuko umutima w'umuntu ni ishyamba ridacibwa ririmo Imana idasanzwe. Kanguka usenge usinziriye, kuko umutima w'umuntu ni ishyamba ridacibwa ririmo Imana idasanzwe. Bino ntibisobanutse koko. Kanguka usenge usinziriye. Uko gusinzira hano se bavuga nuko ko twabonye ko gusinzira ari bibi. Ibi ni ubwiru bukomeye cyane. Iri ni ijambo ry'ukuri. Murabyuka ko mu cyigisho duheruka kwiga, ndumva gifite nomero niba ari ya 10 na kangahe, mu bintu bituma ubuzima bw'umuntu bugenda neza, harimo ikintu cyitwa meditation. Gusinziriza cyangwa gusinzira atabira byo guhuma ubwenge, biguhuma ubwenge, ugatuza muri wowe, ugasohora umwuka, ukinjiza undi, ukumva neza imbaraga iri muri wowe. Imbaraga yawe ukayihuza n'Imana, ibyo ukayihuza n'ibyiza, ukibwira ibintu byiza, ukivugaho ibintu byiza, kugira ngo roho nzima iture mu mubiri muzima, kandi urusheho kugirana ubusabane n'Imana. Murakoze cyane. Utarakora subscribe, wewe buno butumwa bufasha, wewe wumva hari umusanzu byatanga kuri sosiyete nyarwanda cyangwa kuri sosiyete nyafurika na sosiyete y'isi, wewe wumva hari ikintu byafasha ikiremwa muntu, icyo gukora urakizi. Kora share cyangwa urangira abantu igiti cy'ubwenge, kiri abatubujije kurya, cyamenyekanishaga icyiza n'ikibi. Utazi icyiza n'ikibi ubwo wamenya ugeye, nta utazi uru n'icyatsi. Urumva buri igitambambuga, kandi tugomba gukura, biranadukwiye. Yego nicyo nabasabira, nanjye nisabira Imana ibidufashemo. Murakoze cyane.